shimira Uwiteka kuko ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Shut up.
icy'Imana yonyine. Icyubahiro ni icy'Imana. Icyubahiro ni icy'Imana. Reka mbabwire, Herode yigeze kucyitiza umunsi umwe. Ndavuze ngo yicaye mu ntebe ngo abantu baravuga ngo yewe ngo aravuga ngo Imana. Herode nawe yumva koko avuze ngo Imana. Maze ngo marayika w'Imana aramanuka aramukurumanya amukubita urushyi agwinyo mu bami bose bapfuye. Herode niwe utagira igituro. Yewe we Herode niwe utagira igituro. Nta gituro cya Herode gihari. Yaguye inyo agwinyo n'amateka ye na bugingo n'ubu turacyayavuga kuko yihaye icyubahiro cyandeye. Nebukadinezari nawe arabigerageza abonye ngo baburane aravuga ngo ngiyi baburane niyubakiye n'amaboko yanjye. Ibyo ndunze nanjye ubwanjye n'iby'uwa mucunguzi. Ibyo ndunze nanjye ubwanjye n'iby'uwa mucunguzi. Niba witegeka, niba ubiguha atabishatse yabikwima. Ijambo rye riravuga ngo iyo yimanye amazi arabura, ariko iyo yatanze ngo yubikize. Haleluya, haleluya, haleluya. Maze Herode Nebukadinezari amaze kuvuga ngo ngiyi Babuloni niyubakiye n'amaboko yanjye, ngo Uwiteka arabyumva ararakara agira umujinya ngo urandebera ati ninjye wamuhaye ubwenge arabyubaka arabishoje ngo niwe wabyubatse. Aho ahita amukora mu mutwe amukora mu bwonko. Burya hari ahantu Imana yagukora ugahita ucanganyikirwa neza neza. Haleluya. Maze ngahita mwohereza mu ishyamba. Ngewe ikintu nibashije naratekereje ngo abarinzi be barihe, abari bamukikije. Umwami se ntagira ibyegera, yabacitse barihe, ntibamenye n'ahanyuze. Niba Imana yarabahumishije igahita imucishaho kubw'imbaraga zayo, ngo amarayo imyaka 7 abisha nk'inka. Inzara zirashekemuka, inzara zirakura zigera nk'iriya, ngo akajya yahira ubwatsi ngo akarya. Ibaze gutungwa n'ibyatsi imyaka 7 kubw'imbaraga z'Imana. Watungwa n'ibyatsi imyaka 7 ngaho ibesha ubirya n'umunsi umwe urebe ko badahita bakujyana rusororo. Ariko kubw'imbaraga z'Imana aka kantu karafasha. mu mbabarire ngavuke kubera imbaraga z'Imana arayimara. Imuzi ikindi kintu gitari ubwoba gitangaje noneho, iyo umwami abuze mu gihugu babigenza ute? Bahita bimika undi akamusimbura. Imyaka 7 yose yarashize, nawe nuko Bibiliya itandika ibintu byose. Nta muntu wibashije ngo ariko umwami yagiye he, se yapfuye cyangwa nawe byibashije habe n'umwe ngo maze bagiye kubona babona Nebukadinezari nagatse. Malawe ayiwe Mana utera ubwoba bwinshi mu rukiko rw'abera.